Yelo nonge nguhaye ikaze iyi ni White Vision Simply ku mayombe. Muri aka kanya rero tugiye kuvuga ku bintu bitandukanye kandi tugendere cyane cyane ku mibereho y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda cyane cyane muri rusange. Muri aka kanya ibintu biri kurushaho kuba bibi cyane ariko ntabwo wabikoza ababosi. Ababosi rwose ntabwo wamukoze ibintu byo kuvuga ngo wenda boss urabona ibintu byarahindutse. Oya ababosi bamwe na bamwe ntabwo bari kubyumva neza, kandi abakozi babo pe bari kubona ko bashonje. Imvuga gusonza ntabwo bivuze ko uwo mukozi atarimo gukora, nta nubwo ari uko atarimo guhembwa, ari guhembwa, ariko uburyo ari guhembwa nk'uko yari asanzwe ahemba mu myaka 3 ishize, ahubwo se myaka 3 mbere ya corona nta kintu cyongeyeho. Hari abakoresha wenda twavuga ngo umukozi yatavuze nabo nta kintu bibwiriza, nibyo. Hari umuntu udashobora kwibwiriza kabone n'ubwo byaba byagenze gute. Tuvuge umukoresha aragukoresha ibintu bigahinduka ku masoko akabibona, inzu zikiyongera nubwo atabibona wenda kuko afite ahaba, ariko yibuke umukozi we, kuko hari n'ababosi benshi baba badashishikajwe no kumenya ngo umukozi umukorera abaye hati. Buriya reka mbwire wenda ababosi bamwe na bamwe barabikora ariko ntabwo ari benshi nabwo. Wa mubosi we niba ukoresha abantu 10-20 kuzamura, ntabwo byo byoroshye kuko wabona umwanya, kuko uba ufite ibitekerezo byinshi, uba upanga ibintu byinshi, ariko gerageza ujye ushaka umwanya muto usura umukozi wawe ahaba. Ndabisubiramo, umubosi niba ukoresha abantu, abakozi uwo ari we wese, gerageza mu mwanya ushobora kubona uko waba ungana kose mu bakozi bawe, ujye usura umwe kuri umwe, umenye uko abayeho, umenye aho ataha. Byibuze ntabwo wamenya ko mu myaka iri imbere uzasanga ari byiza kuba waramenya aho umukozi wawe atuye. Kusanga umukoresha akoresha abantu ariko ntazi imibereho yabo, ntazi aho batuye. Niba wagira ikibazo mu kazi bakaza bakamubaza ati uyu muntu yaratuye he, usanga ari kubaza ahubwo bagenzi be bakorana mu kazi ngo he runaka, cyangwa se umukozi wanjye nakoreshaga runaka atuye he, abaye he, abayeho ati. Ibyo bintu ababosi benshi barabyirengagiza, bamwe muri bo babura umwanya, nibyo baba bafite ibintu byinshi byo gukora, ariko igomwe byibuze niyo yaba ari isaha imwe, byibuze mu kwezi ukajya uvuga ati mu kwezi kumwe nzajya nsura umuntu mubo nkoresha, menye uko abayeho, menye umuryango we. N'ukwibye biba byoroshye kuba wamenya amakuru, kuba wamenya aderese ye, bikoroheye kuko uba warahagize. Icyo gihe byubaka icyo bita imibanire myiza n'abakozi, umubosi akiyumvamo n'abakozi ndetse nawe akarushaho kubiyumvamo. Nubwo muri iki gihe aho isi iri kugenda igana, ababosi nta wabikozwa, biragoye, byaba bigoye. Gusa nta wabarenganya, gusa haba hagomba kuba wenda ko tuganira ku bintu bimwe na bimwe nk'ibi. Wenda nta wamenya mu bantu miliyoni imwe, umwe muri bo ashobora kumva ko ibyo navuze bifite umumaro, nta wamenya. Gusa reka nigarukiye kuri iki wenda kijyanye n'imibereho bamwe mu bakozi bakora ibigo byigenga bari kubamo cyane cyane kuri iki gihe. Umukoresha niba ari ibyo akora, niba ari n'amazi afite cyangwa iki, apandisha ibintu byose yakoraga. Niba ari n'umucuruzi, niba ari umunyamahoteli, niba ari ufite ibintu runaka bigiye bitandukanye akora, akaba akoresha abantu. Muri iki gihe buri umwe wese yagiye yongera ikintu yacuruzaga akacyongera igiciro runaka. Impamvu ziratandukanye, avuga ko ibintu byiyongeye, esanse yariyongeye, mazutu byarazamutse, ibiciro ku isoko byabaye binini. Muri uko kubikora gutyo
ibicuruzwa bye nyine birumvikana kuko ari bezuwe za buri munsi, buri muntu wese akenera, ntabwo bihagarara n'ubundi izo bezuwe zirakomeza agacuruzwa nta kibazo. Gusa iyo akoze ibintu nk'ibyo ntabwo yibuka abakoresha, ntabwo bibaho, ntabwo yibuka ngo avuge ati aba bantu nabo aho bari guhahira byariyongereye. Ntabwo ibyo ngibyo bajya babitekereza. Oya, byibuze ngo avuga ati uyu muntu aho ahahira nabo byariyongeye. Wenda aba yumva ko kubera ko ahahira mu superimarishe cyangwa se mu masoko aciriritse muri za Naunama ahaciye ubunyanya babutanditse ku meza, cyangwa se ibijumba, ibirayi n'ibishayote n'ibindi n'amakara agura ku kiro, aba yumva ko ho bigihendutse, uwo muntu yabona inyanya za 200, yabona inyanya z'100 n'amakara y'100 agateka. Ariko ntabwo ari kubwa bimeze. Ibintu byiyongera ahantu hose mu gihugu. Bivuze ngo hari n'abakoresha bamwe na bamwe bongera ibiciro byabo by'ibyo bakora cyangwa se nk'ibyo batanga nka serivisi, bakavuga bati iyi serivisi yiyongereye kubera ko abakozi nabo byadusabye ko tubongera. Mu by'ukuri nta kintu yongeyeho, habe n'urupfusha pe, habe n'igiceri n'igipfumuye nka byari byo mu Bushinwa. Ugasanga serivisi ari kuyigurisha abantu ku giciro cyo hejuru, akitwaza kari uko yongeye abakozi akabongera agashahara, bityo nuje kugura akavuga ati okay bifite ishingiro, ariko ugasanga umukozi nta n'urupfusha yigeze amwongerera. Ese bose mwe ko tubakunda ko mudaha akazi tukabaho, mwajya mugerageza mukanahuza rimwe na rimwe n'ibyo ku isoko, ko hari n'igihe umuntu abivuga wenda mukavuga ati ati niba byakuyobeye genda. Niyo mpamvu nyine gukora abikorera ku giti cyabo, leta nabyizaze ibikorera icukumbuzi, irebe uko abakozi baba babaye, ijye ibaganiza, nabyo byaba byiza. Gusa umukozi abayeho, umuhemba amafaranga runaka, ibintu biriyongereye, niba akodesha inzu abamo bamwongeje amafaranga runaka, baramubwira ati tugiye kukongeza, baramwongeje ku nzu, ibiciro ku isoko byazamutse. Urumva ko umukozi agiye kubaho mu buzima buri hard bukomeye. Ariyo mpamvu nge nisabira ababosi rwose, turabakunda, muduha akazi tukabakorera, ariko ntabwo nizera ko mwakwifuza ko dupfa. Ushobora wenda kuvuga ati ntabwo turi bubongere, mugende ahandi. Ntabwo mwakwifuza ko dupfa. Ko dupfuye se ni bande babakorera? Ushobora kumva ushaka ko mpfa, ariko ninde wagukorera se pfuye? Yego haza n'undi, hakaza n'undi, wese ni wifuza ko bose bapfa, uzakorerwa nande? Niyo mpamvu rero ngira ngo rimwe na rimwe ababosi nabo bajya batekereza wenda ku bakozi babo ko gake, byibuze agira akantu ko kuvuga ati se ubuzima bw'uriya mukozi. Ariyo mpamvu natangiye mvuga ni agiye asura umukozi we, akareba imibereho abayeho, akareba ubuzima uwo mukozi umukorera abayeho. Bamwe na bamwe bazajya rimwe na rimwe bajya gutuka umukozi, bakanamanza no kwibuka bya bindi byose, bityo bakabasha kumenya ngo ubuzima umuntu turi kubwira dutuma ibi twirirwa dutotegeza abayeho muri ubuhe buzima, bityo akagira ahantu agira tansiyo avuga ati kanoroshye. Nk'uko nyine n'ubundi umuntu washatse, wakoze ubukwe, ujya ubona hari ukuntu ahita agira imyifatire itandukanye, ndetse no muri sosiyete ugasanga rukundi basigaye bamufata, ugasanga nyine ni umuntu utatuka uko ubonye, ni umuntu utahanira aho abana bari, ni umuntu ubwira nyine ijwi waripunguje. Niyo mpamvu rero abakozi batazigira batera imbere. Nimvuga iki kintu mu cyumve neza, usanga uri umukozi ukorera umuntu, amafaranga yaguhembye ukinjira mu kazi ke muri 2, yo mafaranga kiri kuguhemba ubu ngubu, kibaza ngo ubuzima uzabamo guhera icyo gihe muri 2 warahembwaga cyangwa tuvuge 2010, amafaranga wahembwaga niyo ugihembwa muri 2023. Ibintu byarahindutse, ubuzima bwarahindutse. Icyari kiro cy'ibirayi cyaguraga 15 kiri kugura 1500, yikubye inshuro nyinshi. Urebe imibereho umuntu wahembwaga wenda
tujyane hafi 2020 mbere ya corona 2019 ayo yahembwaga niyo ari guhembwa ubu, ahubwo hari n'abayagabanyirijwe. Hari ibigo byinshi by'abikorera byagiye bigabanya umushahara byahembwaga umuntu kubera corona, n'ubu bikaba bitarongeraho n'ikintu na kimwe kandi byaragabanyije. Ureba aho ubuzima buri kujya, ureba ubuzima tubayemo, uko abantu babayeho mu buzima buri hali. Ese bakoresha abakozi, ugasanga umwaka urashize umukozi aracyahembwa yayandi kandi ibintu byarahindutse ku isoko, ugasanga imyaka ibaye 2-3 umukozi nta kintu arongererwaho. Icyo kintu mucyumve neza, nta kintu arongererwaho. Utekereza ko ababayeho gute? Wenda nuko umuntu bavuga ngo agaho kari ku wundi karahandagurika, ariko rimwe na rimwe twakabaye byibuze abakoresha rimwe na rimwe bashyiramo icyo twakwita imiyaga. Umukozi yaba akorera nka company runaka akajya kurana n'iyo company, wenda mushobora kuba mudasobanukiwe icyo bisobanuye ibyo mvuze, kambisubiremo neza bisobanure neza. Umukozi akajya kurana na company akoramo cyangwa se n'ahakora, bisobanuye iki rero? Birasobanuye ngo niba ukoresha umukozi ukaba umukoresha umwaka ugashira, ukabona umukozi muzima mwiza ugukorera neza nta kindi kibazo ufite, gira ikintu wongera ku mushahara we. Ndabisobanura neza nti gira ikintu wongera ku mushahara we, atandukane nyine n'umuntu uje gutangira bundi bushya, tuvuga atangiye uwo mwaka. Mu gihe umaze umwaka gukorera, umwaka ugiye gutangira, byibuze gira ikintu wongera ku mushahara we nka motivation, tubyite motivation. Niba wamuhembaga 50,000 cyangwa 40, tubare 50 kugira bigende byuzuye. Uwo mukozi umwaka ushize ukavuga ati wa mukozi, bitewe nuko wenda tuvuga ufite abakozi 10, ubwo ni 500, ukavuga ati ngiye gufata ibindi 100 mbibongerereho. Ubwo tugereranyije wongeye 100 bakajya bahembwa 600, byaba bivuze ko umukozi wawe wamugejeje ku mushahara w'60,000. Wahembwaga 50, umwaka niba ushize ukabona hari uko byagenze kandi byagenze neza, kuko business ubu ngubu zirakunda. Iyo ari business nzima ntiwajya no gukoresha abantu barenga 10 kuzamura business itaraninga neza ngo bamara n'umwaka, imyaka 2. Iyo business yawe ukora niba iraninga neza, ukabona ari ukuntu yinjiza udufaranga, umukozi wawe wari kuri 50 umushize kuri 60, umwaka utangiye, umwaka wa kabiri ukamuhemba 60, nawe varizi baziri kwiyongera n'ibiciro biri guhinduka ku isoko by'ibyo ukora. Serivisi itangwa mu mwaka ushize ntabwo ibikiri kuri cya giciro. Iramutse iri kuri cya giciro, ntacyo ushobora no kuvuga ati kambongere makeya, ukagushora nko kongera 8,000-6,000 gutyo. Ariko umukozi byibuze akagenda ahindukana n'umwaka ndetse akurana na company uko igenda ikura. Ugasanga niba umukozi nyine utangiye kumuhemba wenda 55, umwaka ukurikiyeho bitewe na serivisi uko zagiye zitangwa, niba nta biciro byahindutse koko, undi mwaka wa kabiri ubwo ubaye wa gatatu, ukavuga ati ngiye kugushyira kuri 65. Urumva umuntu umaze imyaka 3 agukorera, ubwo nyine ndi kuvuga umwaka iyo urangiye hakajyamo undi, tukiri mu kwa mbere tubara wenda ko amaze imyaka 2 agukorera, mbese nyine uwo mwaka wundi ukurikiyeho gutya. Noneho umwaka wa gatatu twawinjiramo ukamushyira kuri 65, uwo muntu ari gukurana na company kandi ari kurushaho gukunda company no kuyikora, kuko ari kurushaho kumenya serivisi itanga n'uburyo agomba kurushaho kuzinoza. Aba boss bamwe na bamwe hari abatekereza ngo nituzana umukozi mushyashya araza noza serivisi kurusha uhasanzwe, baba bakubeshye. Uwo muntu ntabwo yarusha usanzwe aho gutanga serivisi, ntabwo bibaho, kuko uhasanzwe abazi za mugobyo nyinshi, abazi abakiriya bahazi uko bateye, abazi bakirwa gute, bakunda kwakirwa gute. Ahubwo icyo ukora umukozi nk'uwo uhasanzwe, wirinda kumwirukana ahubwo ukamashakira amahugurwa. Aba boss benshi iki kintu ntacyo bakora, nta nicyo bazi. Bamwe n'ababizi ntabwo babyitaho, ko nukuri.
usanga ntabwo abashakira training, ahubwo aravuga ngo bamaze guhaga, ngo bamaze nyine mumaze kumva ko aho mugejeje, akirukana abantu ngazanya abandi ngo nibo bafite amaraso mashya. Wapi? Niyo mpamvu abazungu baturushije gutera imbere, ko umuzungu ni gake yakwirukana umuntu. Oya, ni gake. Niyo yaba afite hoteli ntabwo yirukana umukozi we, ahubwo aravuga ati umukozi wanjye ngiye kumushakira amahugurwa, akaba ashobora kumyishyura n'itike y'indege ku bantu bishoboye. Ubwo nibo mvuga, akajya kwiyongera ubumenyi, aho koko azi ko ubwo bumenyi bwateye imbere, uwo mukozi akazagaruka ari umukozi w'intyoza. Niyo mpamvu abazungu baturushije gutera imbere, bazi neza serivisi icyo ari cyo, no guhinduranya abakozi icyo bivuna n'icyo byangiza muri serivisi zabo. Usanga rero bamwe mu bakoresha bacu batabizi, cyane cyane abo mu gihugu cyacu. Reka mbavuge ntibanyumve nabi ngo cyangwa se hazagira untera amabuye. Igihugu cyacu ndakivuga kuko nicyo nzi amakuru, ibindi byo simbizi, aba ari ukubabeshya. Umukozi ukamwirukana, aho kugira ngo uvuge ati byibuze umukozi ngiye kumukoresha nindagiza akurane na hoteli cyangwa se akurane na supermarché, cyangwa se bitewe na service mutanga ibigo by'amashuri, cyangwa se niba ari n'umwarimu akurane n'iki kigo cyacu, genda umwongera akantu, ushyiraho akantu, mbese nyine agakurana n'ikigo akorera. Ibyo birafasha cyane ko uwo mukozi abindashikirwa. Iyo hari imyanya myiza usanga ari we ugeze ubwo ahabwa iyo myanya. Niko abazungu bo babikora. Ariyo mpamvu ubona ushobora nko kujya nko wenda nk'ahantu hakorera abazungu, ibigo by'imari bikorerwaho mbese cyangwa se biyoborwa n'abazungu, ubu usanga umukozi ku manywa ashobora kuba ari runaka ashinzwe ibi, nijoro ugasanga afite indi posti itandukanye na yayindi. Kubera iki? Ushobora guhita uvuga ati se biterwa n'iki, kuki bigenda gutyo? Mu bushakashatsi nge nakoze giti cyanjye, nasanze umuzungu aba adashaka kuzana umuntu mushyashya mu kazi. Ariyo mpamvu bigora ko wabona umuzungu yatanze akazi ahantu cyangwa yashizeho amatangazo ari gutanga akazi, uzabisanga ari ahantu hake hashoboka. Kubera iki? Umuzungu aravuga ati ngiye wena, n'urugero niba ari ahantu akorera muri breeding runaka, avuga ati umukozi wanjye niwe uzi iyi breeding, niwe uzi wenda amapasscode afungura imiryango, niwe uzi ibiki n'ibiki, niwe uzi ibi. Niba ari company y'amamodoka, niwe uvuga ati iyi modoka, izi modoka zacu niwe uzizi, niwe uzi uburyo zikora n'uburyo iki. Yirinda kujya kuzana undi muntu, ahubwo akavuga ati niba ari umukanishi dushaka kandi tukaba dufite umuzamu udukorera, uyu muzamu iyo, kuko hari umuntu ujya gukora akazi ari kazi n'akandi, kuko hari igihe usanga ari nk'umukanishi ariko ubuzima bwa mucanga, ugasanga abaye nk'umuzamu ahantu wenda kuri iyo company ishinzwe iby'amamodoka. Reka iyo dufatiraho urugero, biroroshye. Ugasanga uwo muzamu azi gukanika. Ubwo rero uwo muzungu iyo amaze kubona ko uwo muzamu bishoboka ko yakanika imodoka zabo bikagenda neza, wenda hari aho idepanye imodoka yabananiye akabona irakunze, ntabwo ashaka undi uzajya ubakanikira. Oya, aravuga ati wowe wari umuzamu, ku manywa uzajya uhinduka umukanishi, uhemberwa ubukanishi, nijoro uhemberwa ubuzamu. Uri kubyumva? Ariko icyo kintu sinzi niba ako kantu kari kumvikana. Wapi? Kansubiremo. Ku manywa ugomba kuba uri umukanishi, ugahemberwa ubukanishi, kuko iyo ni contract muhita musinyana ku kanya. Pfa kuba yakubonye avuga ati umuntu kabisa ni iki, kuko yirinda kuvuga ngo ngiye gushaka undi muzamu ngo yabe umukanishi, kuko nijoro uwo muzamu ntabwo aba yizewe, ashobora kwiba. Ariko iyo umuzungu yabonye ko uwo muzamu ashobora gukanika akanakora ubuzamu, aravuga ati nijoro tugiye kumvikana ibya nijoro, ubwo wenda wari usanzwe gukora urakomeza ubikore, mbiguhembe. Ku manywa uhinduka umukanishi, udukorera amamodoka yacu ya rovise, ukora iki, uya rode, ibintu byose bitewe n'ubumenyi yabonye ufite. Ku muzungu, umuzungu afite ibitekerezo biri hejuru. Benshi bafite ibitekerezo biba biri hejuru kubera isi baba barabayemo, niyo bavukiyemo, ibihugu byateye imbere ku bintu byose. Ariyo mpamvu umuzungu ntabwo yemera ko umuntu ananirwa, gusa arabyubaha ko hari umuntu afata ka break ko kuruhuka. Ariko ntabwo wavuga ku muzungu, ntabwo uvuga ngo umuntu yananiwe. Oya, abazungu bakora amasaha 28. Habaho icyo bita break, bo bagira break, kuruhuka nyine, kandi ushobora kwiha amasaha 2 yo kuruhuka ukaruhuka. Ariko bo ntabwo bavuga ngo umuntu yananiwe. Oya, unaniwe n'ushaje, wa undi babona kuze koko bavuga ati umuntu ananiwe.
ariko bitewe n'uko nabwo abazungu bo babifata mu buryo butandukanye n'ubwacu kure na kure, ariyo mpamvu twebwe gukomeza dutera imbere turacyaryana gutya nyine bizagorana. Ariyo mpamvu ubona n'ugerageje kugira uko akanyakanya mu gihugu cyacu ahita ajya mu gihugu cy'abazungu kujya gukorerayo ibikorwa bye no gukomezayo ibindi bikorwa no kubyagurirayo, kubera ko ibihugu byabo birakora 24 hours, hakabaho break, umuntu akaruhuka amasaha 2, cyangwa se ugerageje akavuga ati bitewe n'akazi akora 5 akagaruka mu kazi. Ariyo mpamvu bo bagira utuzi dutandukanye, ugasanga umuntu akora utuzi tugira muri 3 cyangwa 4 umunsi umwe, kuko habaho ibyo bita shift. Umuntu tuvuge niba wenda dukomeze kuri ibyo by'umukanishi, niba yari umukanishi ku manywa, abazungu bati twebwe imodoka zacu tuzajya tuzitwara, cyangwa se ni tour company ikora ibintu bitandukanye, imodoka zacu mu gitondo ziba zagiye mu kazi, ikigoroba zizajya ziza uzikorere supervision, uzirebere ibibazo zishobora kuba zagize, uzikanike mbese mu masaha runaka, bakavuga ati wenda ni afternoon. Mu gitondo uwo muzamu ntago yabura ibindi bintu abakora. Hari igihe usanga yagiye kuba nk'umupompeste ahantu, yagiye kujya kuri pompe zino za pompe zitanga amavuta, zitanga ama essence, ugasanga ari yumvikanye no mu kireka azajya mukora kugeza saa 6, agakora mu gitondo kugeza saa 6 nk'umupompeste, nyuma saa 6 akamumukanisha, ikigoroba nyine mu masaha y'umugoroba akaba umunyezamu akarinda izamu. Byumvikane ko uwo muntu aba afite amasaha yo kuruhuka baze ari regliye, yandi ashobora kuba wenda arayo aryama ariko ari mu kazi k'ubuzamu. Niyo mpamvu ubona hanze banatera imbere, umuntu ugezeyo akabasha kubikora nta bunebwe ngo agire ubunebwe nk'ubwo muri Afurika, agerayo agahita akira, kubera ko agira afite imbaraga, afite amashagaga, agakora ibintu byinshi kandi akabikora neza. Naho twa mu gihugu cyacu tubona ko wa muntu ari ukumunaniza, none mu rwego rwo kugira ngo hari niba navuga ngo ni nko kugira wenda adatera imbere, sinzi uburyo nabisanisha, tukanga ko tumuha kandi kazi. Ariyo mpamvu ubona mu Rwanda benshi cyane cyane mu bigo byigenga, ugasanga umubosi wenda niba umubwiye ati boss urabona ibintu byarahindutse ku isoko, ibintu total different, byaratandukanye cyane, ubuzima buri hard, aho kugira kumve neza agahita kuka inabi, akakubwira nabi, uri gicucu, gutekereza neza unyinjiriza iki gituma uhera uvuga ngo ngewe nkongere uri gicucu, cyangwa uragutekereza, akakubwira amagambo menshi nyine mabi ashengura umutima, kubera wenda nta bundi buryo, nta yindi option ufite utahava se, bitewe n'ubuzima tuba tubayemo benshi. Ari n'igihe tuvuga ati nituhava turapfa, nta kandi turi